iyo babiriye uyu munsi n'ejo baza wigishije bati namwe muduhe ibiri. Aha ni hamwe mu rugo mbonezamikurire ruri mu murenge wa Nyange mu kagari ka Mwumba ho mu karere ka Musanze. Uru rugo mbonezamikurire ngo kuba rudafashwa nk'ibindi bigo mbonezamikurire bifashwa na roda ngo usanga bibagiraho ingaruka zigiye zitandukanye zirimo izo kutagaburira abana byibuza kabiri mu cyumweru. Baza ari abana barererwa hano mu irerero, baza bakageza 5:40 bagataha, ariko bibaye ngombwa hakaja habonekana ibyo kurya bya buri munsi, baje barajya buri munsi, noneho bakageza ku mugoroba igihe abandi bana batahira. Ubwo rukumva rero tubonye ubushobozi abana bakaja barajya buri munsi bakataha 11:00 igihe abandi batahira, byatubera byiza. Ntabwo hagije iyo babiriye uyu munsi n'ejo baza wigishije bati namwe muduhe ibiri, ugasanga rero babandi bejo bo ntabyo babahaye, ugasanga umwana birushijeho kuvuga wenda ati banyimye kandi byari bihari. Bishobora kumusubiza nyuma kuko yakagombye guhora abona iyo ndyo yuzuye buri munsi, agakomeza akayizamukana kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bugende neza. Ibigo mbonezamikurire bidaterwa inkunga na roda ngo usanga n'imikorere yabyo igenda bigura intege ku buryo hari n'ibifunga imiryango. Bisengimana Janvier ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muko mu karere ka Musanze. Igiye gutera usanga hari isi zifashwa na roda, akaba n'izindi zifashwa bavuga ngo zikurikiranwa n'ubuyobozi bw'akarere n'ubwumvikane cyangwa se n'isi muri uwo murongo. Iyo ugiye kureba usanga izifashwa na roda ari uburyo ziri well supported kuruta ziriya zindi zisanzwe, bigatuma rimwe na rimwe usanga n'umusaruro ngo zatanga utabona. Ahubwo niba bibaye byiza hazashaka ku buryo bihuzwa ko hari n'abana bagiye gucika intege bitewe n'uko support itanga n'uburyo butabageraho kubona tudatanga twifuza. Ku ruhande rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana, Ingabire Asumuta umuyobozi w'iki kigo avuga ko nubwo koko hari ibigo mbonezamikurire bifashwa na roda naho ibindi ntibifashwe, ngo ari uko ingengo y'imari yo gufasha ibyo bigo mbonezamikurire yagenwe ngo ku buryo gufasha ibigo mbonezamikurire byose hirya no hino mu gihugu bidahita bishoboka. Mu byo dukora byose akenshi usanga bishingiye no ku bishingana n'abafatanyabikorwa tuba twabonye, ariko iriya design y'amarerero ashingiye kuri public funds ni nko kuvuga ngo ni icyitegererezo. Ntabwo nshaka kubona ingengo y'imari kubira hose, ariko ni icyitegererezo abantu bashaka guheraho n'undi mufatanyabikorwa kuko uriya ni umushinga wa banki udufasha gushyira mu bikorwa. Ariko se abandi bafatanyabikorwa cyangwa twebwe n'ubwacu twabona dukoze nka biriya twabigeraho, ntabwo tugiye kuvuga ngo tugiye kubona iyindi ngengo y'imari, biragoye. Mu kurushaho gufasha amarerero akorera mu ngo ngo hari igikorwa kiri gutegurwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana cy'uko hazajya hashimirwa abafite ibigo mbonezamikurire bikorera mu ngo kugira ngo barusheho gukora neza badacika intege, aho ku ikubitiro iki gikorwa kizatangirira mu karere ka Gakenke. Umuhoza Honore, Flash TV mu majyaruguru y'u Rwanda.